kandi yavuze ko n'ubu Satani arimo arakora cyane, arimo arakoresha abantu batari bakeya kugira ngo niba bishoboka ayobye intore z'Imana. Ariko uba bamaze kumenya Imana muri kano kanya ufite ibanga ugenda n'abisi batazi, nuko imbaraga z'Imana ziri muri wowe zibasha kumira izindi mbaraga z'umwijima. Haleluya! Twabibonye mu gihe cya Farawo, aho Mose yahagurutse ahaguruka Farawo abakonikoni bakora amaji, bakora ibintu byose, ngo ibyo yakoraga nabo barabikoraga, ngo ariko bagasanga Mose kubera imbaraga z'Imana, imbaraga ze zikagenda zigeza imbaraga z'abakonikoni ba Farawo n'abarozi be. Kubera iki? Iyo uhagarikiwe n'ingwe, niko bajya baca umugani, ngo uravoma. Uhagarikiwe n'ingwe aravoma. Uhagarikiwe n'Imana ubwo byaba bimeze gute? Ndagira ngo ngutangarize ngo ukeneye imbaraga z'Imana kugira ngo ubashe guca muri kiriya kibazo urimo uragenda ubona imbere yawe. Ukeneye imbaraga z'Imana kugira ngo ubashe gutsinda urwo rugamba uhagazemo. Bibiliya ivuga ko urugamba ari urw'Imana, ariko ukeneye imbaraga z'Imana zituma udatendebuka muri cya gihe cy'amakuba, muri cya gihe kigoye. Reka musabe njye nawe dufatanye dusenge, dusabe imbaraga z'Imana kugira ngo zikomeze ziganze mu buzima bwacu. Data, tugushimiye kuri Imana ikomeye kandi igira neza. Reka wambike imbaraga buri umwe wese mwami wumvishe iri jambo. Watubwiye ko ari ubuhungiro bwacu, nawe tuguhungiyeho mu ntege nke zacu, wuzuze ari amatanke y'intege nke mwami Imana, asukwe hasi maze utwuzuzemo imbaraga nyinshi, imbaraga z'ubutsinzi, imbaraga mwami nk'uko wabitubwiye ngo niba duhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo waduhaye umwuka w'imbaraga. Imbaraga zawe zitegeke ziganze kandi utuyobore muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi ibagire neza. Bakoze gukurikirana ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana butambuka